yewe regime nyigeze kure, ubu nta vuta ntaki, kugira ngo ibi bigende neza nuko iyo sukari uyambika imyambaro ikareka kugenda yambaye ubusa. Turayambika dute rero? Ni ugufata ibyo binyesukari cyangwa se ibyo bitera imbaraga ariko ukabifatana n'imboga. Isukari yoroheje cyangwa se isukari igoye yose igomba kuba yifubitse. Nyaboneka twibuke gufubika iyo sukari, tuyishyireho ako gakote, dushyireho izo mboga. Kuko isukari nimbi itera ibibazo n'ibiki byose, none bwose nge narayiretse, ubu ngubu ndi kunywa ubuki. Ubuki rero ni umutego, kandi ntiwibagirwe gusangiza abagenzi bawe iki kiganiro kugira ngo nabo bamenye ubumenyi. Wibyihererana, ndakwinginze ndagenda gusabye ntundekure, kanda subscribe. Ikaze. Twamaze kubona yuko kugira ngo tubashe kugabanya ibiro, tubashe kugira ubuzima buzira umuze, tubashe kugira umubiri muzima, bigomba kunyura mu nkingi ebyiri z'ingenzi. Inkingi ya mbere ni ukunoza ibyo turya, inkingi ya kabiri ni ukunyeganyeza umubiri wacu kugira ngo ibyo twinjiza mu mafunguro atandukanye bibashe gukoreshwa n'umubiri wacu, kuko twabonye yuko umubiri ni systeme iz'ubwenge, iri organize, ifite uburyo bwo kwinjiza ingufu, ifite uburyo bwo kubika ingufu, kandi ubwo buryo bwawe bwo kubika ingufu mu buryo bw'igihe kirekire ni uku iza ngufu zinjiye utakoresheje uzivunjamo ibinure, hanyuma nyine tukabyibuha. Kandi twabonye yuko umubyibuho ukabije ni indwara ubwayo, ariko kandi iyo ndwara ishobora gutera izindi ndwara nyinshi cyane, kandi izo ndwara zimwe zidakira zirimo izo dutinya cyane, harimo za diabete, umuvuduko ukabije w'amaraso, harimo n'izindi, harimo n'amakanseri atandukanye. Ubwo rero niyo mpamvu turi ku rugamba kugira ngo turebe yuko umubyibuho ukabije twawuhashya tukanawirinda ku batari bawugira. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe ingingo ya mbere cyangwa se inkingi ya mbere, ariyo y'imirire iboneye, ariko noneho tukinjira by'umwihariko mu gice kimwe cy'iyo mirire iboneye. Turabizi twese iyo navuze ngo indyo yuzuye, tuba tuvuze ngo ibirinda indwara, ibyubaka umubiri n'ibitera imbaraga. Uyu munsi muri iki kiganiro tugiye kuganira ku bitera imbaraga, abenshi dukunze kwita ibinyesukari, nibyo tugiye kuganiraho muri iki kiganiro. Ibitera imbaraga ni ibinyabijumba, ibinyamisogwe, imbuto, ndetse no mu mboga birimo ibyo bita nyine ibinyesukari cyangwa se glycide mu rurimi rw'igifaransa. Biri mu bice bibiri nabyo by'ingenzi, ari byo ibitera imbaraga, ibinyesukari byoroheje, les glycides simples, noneho ibinyesukari bigoye, les glycides complexes. Les glycides simples cyangwa se ibinyesukari byoroheje ni bimwe umuntu arya akumva biraryohereye, ukumva nyine isukari nyine ukumva ni ikinyesukari. Akenshi usanga ari imbuto zitandukanye, hari n'imboga nka karoti ni imboga ni imboga n'umuzi, imboga y'umuzi ukumva iraryoheye. Hari na beterave nazo ziryoherera, mbese biterwa, ariko akenshi ibintu biryoherera akenshi usanga ari imbuto. Ariko ibyo ngibyo turi kuvuga ibirimo ya sukari yoroheje. Iyi sukari yoroheje kandi iri no mu isukari yindi, isukari nyine dushyira mu byo kunywa n'ibyo kurya bitandukanye, nayo ni isukari yoroheje kubera yuko nyine biri muri cya cyiciro nari maze kuvuga kiryoherera. Noneho hari isukari igoye, the glycide complex. Iyo ngiyo ni isukari iba mu byo kurya mu by'ukuri bitaryoherera namba, ariko harimo isukari, ari nayo mpamvu nabyo biri mu cyiciro cy'ibitera imbaraga. Aha twavuga bimwe nari maze kuvuga, ibinyabijumba, ibinyamisogwe, ibyo twita uburisho iyo turimo kurya, ndetse ibyo twita uburisho, birayi, ibijumba, amateke, ibitoki, imitsima itandukanye, iyo turya yose haba harimo iyo sukari utumva yuriye ko ntabwo biba bikuryohereye, ariko ntabwo bikuraho ko ari isukari. Izi sukari zombi mu by'ukuri umubiri urazikeneye, ariko
uko ubushakashatsi bugenda butera imbere hari abamaze kugaragaza yuko ngo iki cyiciro cy'ibitera imbaraga umubiri utagifite ushobora kubaho, kubera yuko umubiri ufite ubushobozi mu bindi wabitse, mu byo ufite no mu bindi byo kurya, mu bindi byiciro by'ibyo kurya ufite ubushobozi bwo kwikorera imbaraga ubundi ziva mu iyo sukari. Ibyo nabyo tuzabikoramo ikiganiro kwabyo. Hari abantu babyemera gutyo, bakora iyo bita regime cetogene cyangwa se keto, kandi bagaragaje yuko umuntu ashobora kubaho atafashe ibitera imbaraga namba ntagire ikibazo. Tutarakomeza, nashaka kukubwira yuko ibintu bijyanye n'imirire bimeze nk'iyobokamana. Uko uzi amadini menshi, amatorero menshi afite imyemerere itandukanye, kandi iyo ufashe umwanya ukumva buri muyoboke w'idini cyangwa umwemeramana wo muri dini runaka, iyo ufashe umwanya ukamwumva, umva afite ukuri kwe akagusobanurira kubera ibi n'ibi n'ibi niyo mpamvu nemera gutya. No mu bijyanye n'imirire rero nabyo nuko harimo abemera yuko umuntu ashobora kubaho adafashe ibitera imbaraga kandi ntagire ikibazo, nibyo nari maze kuvuga. Harimo n'abemera yuko ibitera imbaraga tukwiye kubifata kubera yuko bikenewe. Hariho naho uzasanga bakubwira ngo kugira ngo ubashe kugira ubuzima buzira umuze nuko ucukubiri burundu n'amavuta, n'urugero ucukubiri burundu n'ibikomoka ku matungo. Abandi bakakubwira ngo nuva ku bikomoka ku matungo burundu ngo uzagira ikibazo iki n'iki. Kandi buri wese, nta bose n'abahanga barabyize, buri wese yagusobanurira ukumva ukuri kwe gushobora kuba gufatika. Ngiye cyo nkwemereye, ntabwo nzakubwira ibyo nemera gusa, ngewe nzakubwira ibyo nzi, ibyo nasomye, ibyo numvishe. Hanyuma kubera yuko ngewe ntari umuganga, wowe nujya gushyira mu bikorwa uzibuka kubaza muganga wawe wemewe na leta, akubwira ati ibi bijyanye n'ubuzima bwawe, bijyanye n'umubiri wawe, ushobora kubishyira mu bikorwa nta kibazo. Kuko nk'uko nabibabwiye, dufite imibiri itandukanye, ibintu ushobora kubikora bikamfasha, wowe wabikora bikagutera ikibazo. Tuvuge ushobora kuba ufite uburwayi runaka buzirana n'icyo kintu, wagikora ugasanga bishyize ubuzima bwawe mu kaga. Cyangwa hari nk'imiti uri kunywa idahuye n'ibyo bintu, wabikora ugasanga bibaye ikibazo. Niyo mpamvu ari ngombwa ko ibyo nkubwira ngewe mbere yo kubishyira mu bikorwa ubanza kubaza muganga. Narimo kukubwira rero ko ngewe nkwemereye ko nzakubwira ibyo numvishe, ibyo nasomye, ibyo nabonye, ibyo nakoze. Mbega muri make bizaba ngo mwumve ibyo mvuga ni muri ibyo nkora, kuko hari ibyo ntemera kubera impamvu zanjye bwite, ariko ntabwo bizambuza kubikubwira kugira ngo ntatandukana n'umuremyi yadushyize inzira imbere kugira ngo duhitemo. Ubuzima ni amahitamo, nanjye nzaguha amakuru y'ingenzi yose, hanyuma icyo uzayakoresha ni wowe ubizi. Ubwo rero dukomeze, twarimo tuvuga ku bijyanye n'ibinyesukari, turimo kuvuga ku bijyanye n'uko hari abantu bavuga yuko isukari cyangwa se ibitera imbaraga umuntu ashaka kureka kubifata kandi akagira ubuzima bwiza ntagire ikibazo. Hanyuma hakaba n'abandi bavuga yuko dukwiye kubifata kubera yuko ari ingenzi. Abo bose bafite ukuri, kuko nkuko nari mbivuze, iyo usomye cyangwa se iyo wumvishe ibyo bagusobanurira amateori yabo wumva bafite ukuri. Tugaruke rero mu byacu turimo ahangaha byo kugira ngo turebe uburyo twakwirwanaho tukarwanya umubyibuho ukabije. Isukari yoroheje cyangwa se glycide simple, ya yindi urya ukumvira aryohereye, ni ukuyitondera, kuko nibyo umubiri urayikeneye, ariko ifite ikindi kintu niba ko navuga cyo kubata, addictive, kumva wongeye gushaka bwa buryohe. Niyo mpamvu umuntu akwiye kuyitondera, ukumva biraryoshye ugatwarwa n'uburyohe ukarenza urugero. Ubundi abahanga batubwira yuko ku munsi umuntu adakwiye kurenza amagarama 100 y'isukari mu mafunguro yafashe. Ikigero cy'isukari cyemewe kiri hagati ya garama 100 na garama 300. Iyo mvuga amagarama 100 ntabwo mvuga ngo urafata imineke upime amagarama 100 ubwo yaburangije, ko ubundi umuneke kenshi wagura imisheri uringaniye ubuhaye n'igihe uburengeje amagarama 100. Oya, ntabwo ari byo ndi kuvuga. Ndimo kuvuga ya sukari iri mu bigize icyo cyo kurya ugiye kurya, kubera ko ntabwo kiba kigizwe n'isukari nsa, usibye isukari ubwayo nyine yidushyiramo yo iba ari isukari yonyine. Dufata urugero nk'umuceri, garama 100 z'umuceri uhiye ziba zirimo isukari irenga gato garama 30, bitewe n'ubwoko bw'umuceri, bitewe n'ibintu byinshi tuzagenda tureba. Ibirayi garama 100 biba birimo
garama hafi 17 z'isukari. Ubwo rero kugira ngo ubahirize ya mabwiriza nari maze kuvuga yo kutarenza garama 300, ubwo urukumva icyo ukwiye gukora. Ibi ngibi kuba wabirenza cyangwa se kuba wajya munsi nabyo biterwa n'umuntu, biterwa n'ingano yawe, indeshyo yawe, uri umugore uri umugabo, imyaka yawe, byose nta muntu ushobora gukora ibisa nk'iby'undi. Ibi biba ari ibintu biri rusange. Ariko by'umwihariko umuntu wamaze kugira ikibazo cy'umubyibuho ukabije, uburyo umubiri we wakira isukari biba bitandukanye n'umuntu udafite ikibazo cy'umubyibuho ukabije. Cyane ko hari n'igihe uwo muntu ufite ikibazo cy'umubyibuho ukabije, metabolisme ye cyangwa se bwa buryo umubiri ukora mu system ikoresha umubiri, hari igihe bikora ku buryo bwa buhoro cyane, kubera ko akenshi atananyeganyega. Udafite ikibazo cy'umubyibuho ukabije we metabolisme ye ikabikora neza, akaba ashobora umubiri ukaba ushobora kugogora ukanakoresha neza iyo sukari. Ariko ikigero rusange ni kutarenza amagarama 300 ku munsi. Ubwo rero muri ya sahani yawe, muri ya mirire iboneye, ikintu kugishyiraho umutima. Ubwo niba wiyemeje gufata amafunguro 3 ku munsi, bivuga ngo byibura kuri buri funguro ni garama 30, ubwo bikaba 90. Twibuka yuko mu mboga n'icyabarimo agasukari gake gake ukabiteranya ukagira 100. None ubwo ni utagomba kurenza 300, ubwo ukareberamo aho ngaho. Ariko ntibirengagize na cya kindi cy'amashanyarazi yinjira mu mubiri, amakalori, kutagomba kurenza ikigero runaka. Tuzarebera hamwe buryo umuntu ashobora kubara amakalori umubiri ukeneye, metabolisme de base, ndetse na metabolisme ye uburyo ishobora gukora idahagaze, atagize isereri, atarwaye umuntu ko ari kwicisha inzara, kandi akarya ibyo kurya akabasha gutakaza ibiro. Nitumara kureba ibigize ifunguro, nibyo tuzahita dukurikizaho. Ubwo rero isukari niyo twavugaga, isukari yoroheje, uburyo iva mu byo kurya biryohereye, isukari igoye ikava mu byo kurya udashaka kumva ko birimo isukari ariko mu by'ukuri birimo isukari. Naramaze no kukubwira yuko isukari yoroheje ari ukuyitondera, yayindi iryoherera, kuko usibye kuba nyine umuntu ayirya umubiri ukamererwa neza ukabona imbaraga n'iki, ishobora kukubata ukabatwa nayo, ukaba addicted, kubera iyo uko kuryoherera ubwonko bwawe bugahora bushaka ubwo buryoherere. Kandi uko ubwo buryoherere ubushatse niko urya byinshi, ukaba warenza ya makalori ugomba kurya ku munsi, bikaba byaba intandaro yo kugira umubyibuho ukabije. Ku bijyanye noneho n'isukari zigoye complex, ikindi ikibazo kirimo nyamukuru ni uko hari igihe mu kuzitegura cyangwa se mu guteka ibyo byo kurya tubyambura imyambaro Imana yabiremanye. Ariko no ku masukari yoroheje nabwo hari igihe tubyambura imyambaro Imana yabiremanye. Uburyo ibintu biremye ubundi tutabicokoje ngo tubikure nyine mu buryo byaremwe, hanyuma twifata mu rugero, nta kibazo dushobora kugira. Ikibazo kiza iyo dufashe ibintu uburyo byaremwemo tukabihindura kandi twaheza cyangwa tukabifata ku buryo burengeje urugero. Ubu rero kwambura imyambaro nari ndimo kuvuga, tuvuge ingano ukuntu ziremwe, zifite agahu k'inyuma kandi k'igitaka. Iyo ukoze ifu y'ingano urabizi ukuntu igikoma cyiza kimeze, ukuntu kiba gisa, urababa umutsima w'ingano ukuntu umeze, imbada wazizi ukuntu imbada ziza zisa, bitandukanye n'ifarini y'ingano, ukuntu umugati usa, ukuntu amakaroni azasa, ibintu byose bakora mu ifarini ukuntu biza. Baba bakuyeho wa mwambaro Imana yaremanye ingano kugira ngo umubiri ubashe kuzakira neza ntiziteze ikibazo. Rero ikibazo dufite muri iyi minsi ni uko amasukari menshi, yaba asanzwe cyangwa se ayoroheje les glucides simple nagoye les glucides complexe, tubifata byambaye ubusa. Ni ikibazo kizira. Usibye kuba wenda tubifata mu kigero cyo hejuru kirengeje igikenewe, byo narimaze kuvuga, ariko ikindi kibazo gikomeye ni uko tuzifata zambaye ubusa, nta kintu kiriho. Iyo rero wifashe yambaye ubusa, iyo yinjiye uyiriye ihita yirukankira mu maraso vuba vuba. Yakwirukankira mu maraso vuba vuba, insuline nayo igahita ibanguka vuba ikaza kuzimya umuriro, kuko ntago mu maraso hakwiye kuba harimo isukari ku kigero cyo hejuru. Kuko iyo mu maraso harimo isukari ku kigero cyo hejuru,
bikamara igihe buhoro buhoro bigeraho bikamunga imitsi. Icyo gihe uburwaye diabete imitsi yawe ikamungwa ikagenda ikagera ubwo ipfa burundu. Wenda tuzagira ikiganiro tuzavuga ku ndwara ya diabete kugira ngo twisobanure neza ubundi ni iki, biba bimeze gute mu mubiri, kubera iki umuntu arwaye diabete igisebe kidakira, kubera iki ashobora guhuma, kubera iki. Nuko akenshi nuko amaveso ye imitsi ye iba yarapfuye kubera isukari iba yarayimunze imeze nk'imungu cyangwa se nk'ingese, noneho ntibikunde. Ntabwo ari ibyo turi kuganiraho uyu munsi, twari turi kuvuga kubijyanye n'isukari yambaye ubusa. Ubwo rero kwambika isukari ubusa ni gute? Ni byane nemaze kuvuga byo gukora ifarini, ariko nanone no guhata ibyo duhata kuko byaremanywaga huko inyuma kugira ngo kabe karimo ibituma itirukankira mu mubiri. Hari ibyo tudashobora kurya bidahase cyangwa ngo turye n'ibishishwa byabyo bitewe n'impamvu nyinshi zitandukanye. Igishishwa cy'igitoki biragoye kuba umuntu yakirya, ariko hari umuti w'icyo kibazo. Umuti w'icyo kibazo ni ukwambika ya sukari. Kugira ngo ibi bigende neza nuko iyo sukari uyambika imyambaro ikareka kugenda yambaye ubusa. Turayambika dute rero? Ni ugufata ibyo binyesukari cyangwa se ibyo bitera imbaraga, ariko ukabifatana n'imboga. Imboga zikamera nk'ikote ribyoroshe ku buryo mu mwigogora nibigera mu gifu bidahita byirukankira mu maraso, kubera yuko haraba harimo za fibre ziri muri za mboga. Ikindi ni ukugerageza kubifata byegereye uko Imana yabiremye, kuko usibye no kuba ku gihu haba hariho izo fibre, namo imbere ubwabwo hari igihe haba harimo izo fibre zizifasha. Ariko kubicisha mu ruganda cyane nk'ifarini nta fibre n'imwe ibirangwa aho ngaho. Ariyo mpamvu rero dukwiye kwambika ibyo bitera imbaraga. Ushobora kuyambika imboga cyangwa se ukayambika ibinure. Ibinure wenda nitujya kuri icyo giciro cy'ibinure tuzabivugaho ku buryo bwimbitse, ariko tuvuge nk'umugati. Nimba ushaka kurya umugati ukaba wawushyiraho nka avoka kugira ngo wambike we kwinjira ari isukari nsa yambaye ubusa. Ibi ngibi bizagufasha gutuma nufata iryo funguro nirigera mu nda ridahita ryirukankira mu mubiri ngo uhite wumva nibyo ugize imbaraga, umubiri urekure insuline unetralize ya sukari kuko ntabwo sukari kwe kuba nyinshi mu mubiri, uhite wongera umanura imbaraga wumve nanone ugize akantu k'agahondobero utangiye kugira ibintu by'ibitotsi cyangwa se wongera ugize indi nzara. None uhite ufate umuneke ugume muri urwo umuneke nawe ugere mu mubiri wirukankira mu maraso, umubiri usohore insuline bimanuke, wongere uhondobere, uhite ugenda ufate ikindi kintu, hanyuma buze kwira ya makarori bagomba kurya wayarengeje. Ariko kandi na insuline nayo wayicokoje ko yakoze gutya yagumye muri ibi yarimo kuzimya umuriro. Kandi ibyo ngibyo urabikoze uyu munsi, ejo urongera bikoze, ejo bundi, icyo gihe urumva uba urimo kwiyicira, urimo kwiyononera umubiri, kubera yuko uba urimo gushyira isukari nyinshi mu maraso inshuro nyinshi, kandi twabonye ko isukari mu maraso imunga imitsi. Urimo kwica insuline kuko bizageraho umubiri wawe uyimenyere. Insuline igiza bimere nkaho nta cyabaye, nyine isukari igume ari nyinshi biteze ikibazo. Ari nabwo umuntu aba yatangiye kugana muri diabete, kuko habanza resistance à l'insuline, ni ukuvuga ngo umubiri wawe insuline nta kintu yubwiye. Hanyuma nyuma yaho ukajya muri prediabete usatira diabete, hanyuma utagira icyo ukora ukajya muri diabete. Ibyo tuzabikoraho ikiganiro. Niba mwumva ari ibintu mushaka kumenya mwaza kubimbwira muri comment, tukazabikoraho ikiganiro cy'umwihariko. Isukari yoroheje cyangwa se isukari igoye yose igomba kuba yifubitse. Nyaboneka twibuke gufubika iyo sukari, tuyishyireho ako gakote, dushyireho izo mboga cyangwa se dushyireho yemwe n'ibyubaka umubiri, proteine nayo yakwambika isukari, cyangwa se dushyireho ikinure kugira ngo dufubike ya sukari ye kwirukankira mu maraso, kubera yuko ntago biri buze kudufasha na buhoro. Hanyuma rero ikindi ya sukari yo insuline imaze kugera mu maraso ikayimanura, isukari idakenewe muri ako kanya ihita ijya muri stock, kandi ibyo muri stock uko birangira twese turabizi. Ubwo rero usibye kuba umuntu akwiye kumenya ingano y'isukari yinjiza ku munsi kugira ngo atarenza cya gipimo, kandi biri no guhura n'aya makalori umubiri wawe ukwiye kwinjiza, ukwiye no kureba niba nubwo utarengeje izo kalori ariko se iyo sukari yagiye yambaye cyangwa yagiye yambaye ubusa, kugira ngo nibigera mu mubiri bitaza guteza ibindi bibazo.
kandi nawe bitaza kugutera inzara. Ni hahandi usanga umuntu akubwira ati ngewe regime nyigeze kure, ubu nta vuta ntaki, ubu ngubu ni gufata ibirayi n'ibishyimbo bitagira ikindi kintu. Urumva ko ibintu nabi kandi narabisoje, nta mubikiramo, nta mavuta, ibintu biri tayari. Aho ngaho harimo ikibazo rero, kuko ibirayi harimo isukari nubwo atari isukari gusa, ibishyimbo harimo isukari. Cyo koze ibishyimbo byo isukari yaho irifubitse kuko hariho kagashishwa k'inyuma n'amafibra amwe namwe. Ariko ibyo gusa byonyine icyambere nubwo byifubitse bitewe n'ingano y'ibishyimbo birimo n'ibirayi birimo, ariko ntabwo ari indyo yuzuye kuko ntabwo harimo ibyubaka umubiri. Nubwo mu bishyimbo harimo amamolekile amwe y'ibyubaka umubiri, ariko ntabwo bihagije. Ikindi noneho birinjira mu mubiri kubera yuko agakota ari gatoya, niyo ariko navuga bishobora kuguteza cya kibazo cyo kuzamura isukari igahita imanuka, ugahondobera, ukongera ugasonza, ugasubira muri ya rwaserera. Ikindi kubera yuko turimo kubara amakalori, kandi iyo sahani wenda tuvuge ibyo birayi n'ibishyimbo wafashe bikaba kugira ngo uhage biguhaza ari byo byonyine, nta munyu, nta mavuta, nta mboga, nta byubaka umubiri ushizemo kugira ngo uhage, nuko wafashe isahani ukayuzuza, ubwo urumva deja wamaze kurenza ya magarama 300 y'isukari ku munsi, wamaze kurenza za kalori ukeneye. Mwibuke yuko ariho ruzingiye, ibyinjira bigomba kuruta ibyo ukoresha kugira ngo ubashe guta ibiro. Aho ngaho n'umuntu akwiriye kwitondera. Niyo mpamvu iyo sukari uko twabigenza kose dukwiye kuyifata, nibyo nubwo nababwiye yuko harimo abavuga yuko atari ngombwa, ariko twayifata mu kigero gikwiye. Hari ahantu rero abantu benshi bakunze kwibeshyera bakavuga ngo isukari nimbi itera ibibazo n'ibiki byose, none bwose nge narayiretse, ubu ngubu ndi kunywa ubuki. Ubuki rero ni umutego. Ubuki ni umutego ukomeye kubera yuko utekereza yuko kubera yuko ari icyaremwe n'Imana, kiri naturel, ubwo ngo yise biba gitagatifu, ubwo nyine ubuki ni buhire, nta kibazo na kimwe gihari. Ntabwo ariko bimeze. Ubuki nubwo harimo ibindi bibugize byiza umubiri ukeneye bitandukanye, ni n'umuti, ni kimwe mu bintu Imana yaremye bitangaje cyane, uko buryo ubuki nta nubwo bujya bupfa, ushobora kumara imyaka ibihumbi nta kintu bubaye, iyo ari ubuki bw'umwimerere of course. Ariko umutego urimo ni uwuhe? Ubuki ni isukari, nibyo ushobora gutekereza yuko ari buhire, ari butagatifu, umuntu ashobora kubufata uko yishakiye. Ntabwo ariko bimeze. Nabwo ni ukubupima ugafata buke bushoboka. Inkuru mbi rero mfitiye abantu bakunda ubuki cyangwa se abantu bakoresha ubuki. Ubuki iyo ubushyize mu kintu gishyushye, mu cyayi nyine igikoma bishyushye, hari amakuru mfite avuga yuko hashobora kuba hazamo n'uburozi. Nubwo isukari nayo ubwayo itoroshye, ariko n'ubuki kubushyira mu kintu gishyushye cyane bishobora kuba bitera n'ibibazo kugira ngo bikemure ibyo warimo gukemura. Ariko ibyo tubyihorere, ntabwo ari byo ngiye kuvuga. Ahubwo iyo ubushyize mu bintu bishyushye, bimwe mu byiza bya bwa buki ububyisha, kuko ubuki kugira ngo nyine ibyiza byawo byose bibashe kukugeraho ni uko uburyo ari bubisi. Ubwo kugira ngo uburyo ari bubisi mvuga ni gute? Niba babuhakuye ntibabuteke kwa kundi babuteka kugira ngo bishashara n'ibiki bivemo, oya, cyo gihe bababwisha. Kandi kugira ngo umenye yuko batabutetse se wapfa kubimenya ko tubugura nyine bufunze kwa kundi. Icya kabiri, kubufata ukabushyira nawe ubwawe mu kintu gishyushye, ubu bwishe noneho ubuzambije, haba hasigayemo nyine isukari n'utundi tuntu duke dushobora kwihanganira ubushyuhe bitewe n'ikigero cy'ubushyuhe bw'icyo cyo kunywa urukunywa. Niba ukunda ubuki cyangwa se niba wumva ibyiza byabwo umushaka kubukoresha, ibyiza nuko waburya ari bubisi. Kandi ikindi kwibutsa ko ari isukari, ubwo ukwiye kuburya ku kigero gito nk'uko ufata izindi sukari zose. Niba ugiye gukora umuti w'inkorora, ugakoresha nyine ikigero runaka ukabushyiramo, ariko ukibuka nimba uri kubara amakalori, ukibuka na cya kiko cy'ubuki washyize mu muti w'inkorora, kuko nayo ni isukari. Ntabwo ari nkuko washyiraho wavuga ngo ubwo uragitagatifuje ngo birarangiye, oya,
ubuki nabwo ni isukari, ni umutego abantu benshi bakunze kugwamo, ukavuga ati ngiye rwose isukari narayisezereye nkoresha ubuki, agafata igikombe cy'icyayi agashyiramo ibiyiko 8, agashyiramo ibiyiko bingahe by'ubuki ngo ni ubuki nta kibazo. Oya pe, oya. Ubuki nabwo ni isukari, ikindi iyo ubushyize mu kintu gishyushye ubu bwishe. Hari n'aya makuru navuze ntashaka kugarukaho, ariko twitondera ubuki. Ikindi ni imitobe y'imbuto. Imitobe y'imbuto rero iri mu byiciro bitandukanye. Hari iyo tugura nyine mu maduka, ibi nyinshi nta nubwo aba ari n'imitobe y'imbuto kandi biba byanditseho, ariko ntabwo akenshi ntabwo dukunda kubisoma. Biba byanditseho ko atari umutobe w'imbuto, ahubwo ari ikintu gisa nk'uwo mutobe w'imbuto. Niyo baba banditseho ko ari naturel wenda imbuto irimo, reka tubyemere. Iriya mitobe tugura nawe uzabirebe. Tuvuge dufate urugero nka ji ya pome, litiro wenda tuvuge kigura hagati y'2,000 n'3,000. Kugira ngo ubone litiro ya pome bisaba kuba byibura ufite pome 10 nziza nini, 10-12. Pome imwe njyaho mbiherukira igura 500. Ubwo ji igura 2,000. Ji iri mu ipaki, ji yanyuze mu ruganda, ji irimo umuntu wayikoze agomba kunguka, uwicuruza agomba kunguka, abakozi bayikoze bagomba guhenga. Ngaho mbwira ukuntu yaba ari imbuto gusa. Bigibazeho. Izo ni ji zo mu ruganda, ji zo twikorera rero twebwe mu rugo. Ni nziza ariko nazo ni umutego nk'ubuki. Guti kugira ngo ubashe gukora ji runaka, twari tumaze kubona ko ukeneye imbuto nyinshi. Biragoye ko umuntu yafata pome 10 akicara akazirya mu isaha imwe akaba arazimaze. Ariko litiro ya ji, akaji gakonje mu gihe cy'izuba, mu isaha imwe reka uruca abana hari n'igihe n'iminota ingahe itashira. Bituma rero winjiza amakarori menshi, kandi ayo makarori n'ubundi wibuke ko ari buze kubara isukari nyinshi iri buze kubara. Noneho ikirenzeho wanayambuye imyambaro, ni isukari yambaye ubusa. Cyangwa ntabwo wayambuye imyambaro, tuvuge ko wakoze smoothie, kwa kundi bavanga imbuto cyangwa se urubuto rumwe ukarusya nturuyungurure ukarufatana n'ibikatsi. Ariko n'ubundi kugira ngo ubashe kubona igikombe cy'iyo smoothie, imbuto wakoresheje ntabwo ziba ari nkeya. Ubwo rero nabyo ni ukubyitondera. Ni nk'ubuki cyane, ariko ibyo umuntu yapfa kuvuga ngo umuntu yabikoresha ni smoothie, kubera yuko isukari iba yambaye. Ahubwo icyo wakora ni ukumenya ngo ufashe ibingana iki, kuko n'ubundi ni isukari. Nubwo ari umutobe w'imbuto wikoreye, ntabwo ari umutobe muhire, n'ubundi ugomba kubikurikirana ukabara ya sukari irimo. Ubwo rero niba ugiye mu byo kuyungururaho, wumva deja isukari uri kuyikuramo imyenda, kandi twamaze kubona yuko isukari yambaye ubusa rwose dukwiye kuyirwanya. Niko navuga. Ntabwo byoroshye, kubera yuko nakubwiye yuko isukari yindi yoroheje simple, kubera ukuntu iryoherera, iri addictive, irabata ku buryo kugira ngo ibyo bintu ubashe kubyikuramo ntabwo biba byoroshye. Umuntu akagerageza, kandi ikindi ibintu biryoha cyangwa se ibintu biri addictive n'ubundi ubwonko buba bubikwibutsa, bubiguhamagaza, bushaka gukomeza kubizana. Ari rero ngubu nirinze kujya mu bintu ngo by'amagato, amandazi, kuko ibyo ngibyo byo iyo umuntu abivuze nkatwe turi mu rugendo uhita wumva yuko bitanakureba, ushyira ku ruhande. Ahangaha ndimo ndavuga ibyo umuntu yicara akavuga ati ibyo rwose ndabyemerewe, nibyo ndimo kuvugaho, kugira ngo tubyitondere, tutazavuga ngo turimo kurya ibyo kurya byiza byaremwe n'Imana, ubwo nta kibazo, kuko nibyo twavuze ko aribyo bizadufasha. Ariko nayo ni isukari, nayo dukwiye kwitaho, tukayimenya kwifata mu kigero kigereranyije, kugira ngo tutarenza ya magarama 300 ku munsi. Ikindi tukayifata yifubitse, nyamuneka tukibuka kwambika isukari yacu, yaba ari niba ari urubuto ukarurya uko Imana yaruremye, cyangwa se niba uhisemo kurukoramo umutobe ukayifata smoothie kugira ngo ya myambaro y'urubuto ibihari. Hanyuma niba iyo sukari ari ibindi wenda twahinduyemo umugati cyangwa makaroni n'ibindi, ukibuka kubyambika imboga
kugira ngo umubiri ubashe kubigogora witonze utihuse, bitaza guteza bya bibazo byose twamaze kurebera hamwe. Muri make rero ibinyesukari ni bya byo kurya bivamo ibitera imbaraga. Dushobora kubirya turi mu rugendo rwo kuboneza ibiro nta kibazo, nta nubwo ari byo ngo byazambije ibintu, ntabwo ari byo uboroye dushyiraho ngo daje demoro ibintu birakaze, nk'uko bajya bavuga mu Kinyarwanda ngo hica umutongero. Ku byo kuryaho hica cyane cyane ingano, ariko wamara kuyirebaho ukareba noneho n'ubwiza cyangwa se na karite y'icyo cyo kurya ugiye kurya, kuko iyo gifite karite yo hasi ntikiguhaza, iyo gifite karite yo hasi giteza cya kibazo nari maze kubwira cyo kwinjira mu mubiri bikirukankira mu maraso, giteza ibindi bibazo ku ruhande. Banza urebe yuko ari ingano iringaniye, hanyuma urebe n'imiterere yacyo noneho karite, kugira ngo urebe niba iyo sukari yifubitse, kugira ngo bibashe kwinjira mu mubiri wawe neza amahoro, hanyuma tubashe guta bya biro dushaka guta. Ngana ku musozo, nagira ngo twibukiranye muri make ibintu tumaze kureba muri iki kiganiro. Twarimo tuvuga ku bijyanye n'ibitera imbaraga, ibitera imbaraga cyangwa se ibinyesukari, aho twabonye yuko harimo ibinyesukari byoroheje glycide simple, ari byo bya bindi biryoherera, harimo isukari iyo twita isukari, harimo n'imbuto, hanyuma hakaba na glycide complex, ibinyesukari bigoye ari bya bindi by'ibinyabijumba, ibinyamafufu, bya bindi by'uburisho, kuko nubwo bitaryoherera biba birimo isukari. Twabonye yuko iki cyiciro cy'amafunguro atari icyiciro cyo kuvuga ngo uragiheje burundu, nubwo hari abagaragaje yuko umuntu ashobora kubireka ntagire ikibazo. Twabonye yuko kandi kugira ngo ubikoreshe neza ari uko utabifata byambaye ubusa, ni ukuvuga niba ari icyo kurya ukagerageza kugifata uko Imana yakiremye, niba ari urubuto ukarurya uko ruri, niba ari ibinyamisogwe ukabirya uko biri bidakuyeho urungo bivemo za farini zera, niba nta yandi mahitamo ufite cyangwa se niba ari ibyo ushaka ukabyambika ugashyiraho imboga cyangwa se ugashyiraho ibinyamavuta nk'urugero natanze cyane cyane rw'avoka, ariko tukibuka yuko tugomba kwifata mu rugero, kubera yuko igarama rimwe ry'isukari ni kalori 4. Ubwo rero tugomba kubyitaho tukabyitwararika kugira ngo tubashe guta bya biro, ibintu byacu byose bigende neza, intego twiyemeje tuzabashe kuzigeraho. Twabonye kandi ko ubuki dukwiye kubwitondera, nubwo ari umuti ufite n'ibintu byiza byinshi bubasha kudufasha, ariko ubuki nabwo ni isukari, dukwiye kubufata mu rugero. Kandi ikindi, ubuki iyo bugiye mu kintu gishyushye, bya byiza byose byabwo hafi ya byose birapfa, bugasigara ari nk'isukari isanzwe. Aho kugira ngo rero buguhende nurangiza ubufate nawe ubwishe, wabureka ahubwo ugafata isukari uzi neza ko ari mbi, ugashyiramo akayiko kamwe uko uzi ko ari mbi, aho kugira ngo uyobere ku buki ushyiremo utuyiko 5 mu kintu gishyushye bwanaguhenze. Ibyo ngibyo tubizirikane. Uburyo bwiza bwo kurya ubuki ni ukuburya ubuki bukonje, butarigeze bushyuha na rimwe, ari uwabuhakuye ari nawe uri kubukoresha, ntubushyire mu bushyuhe. kandi tukibuka yuko nabwo tugomba kubufata mu rugero, kuko nabwo ni isukari. Nizere yuko ibyo nababwiye hari ikintu byabunguye. Ndongera kubasaba nyabuneka ngo mukande subscribe kugira ngo iyi channel ikure, tuzabashe kuba umuryango munini, abantu benshi bamenya aya makuru, dusangire ubumenyi, tubashe kugira ubuzima bwiza, tubashe kurwanya za ndwara nyinshi zitwugarije zitandura, akenshi ziterwa no kuba umuntu afite umubyibuho ukabije. Niba hari ikindi kintu wumva wifuza ko twazaganiraho mu biganiro byacu bitaha, wakitwandikira muri comment. Ndagushishikariza gukanda like niba wakunze ibyo twavuze, ariko kandi ntibibagirwe gusangiza abagenzi bawe iki kiganiro kugira ngo nabo bamenye ubumenyi. Wibyihererana, ndakwinginze ndagenda gusabye ntundekure, kanda subscribe. Murakoze cyane, mugire umunsi mwiza.